byambabaza cyane cyane bya hamwe nuko byatuma n'ubuzima bwanjye mbubura kuko ntago utekereza kwiyahura amana nakwiyahura. urukundo nizo uzarusha ubwenge bwawe imbaraga sibyo buriya nawe hari ijambo uvuze ukankomeretsa cyane iryo jambo uvuze ngo aramutse anyanze bise bituma nkurura biramutse bibaye ndabikuruye ndabisanishe nsanga mbega umutima wawe isugira ikibazo cyane gikomeye. Kora ikiganiro ariko Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Reka nkwifurize amahoro y'Imana bitewe naho uherereye hose, haba hano mu Rwanda, muri Afrika, Aziya, Amerika y'Epfo, Amerika y'Amajyaruguru, mu Bufaransa, mu Buyapani, mu Bwongereza, bitewe naho uherereye nguhaye ikaze kuri kamera za Yawe TV kandi nkwifuriza kugubwa neza. Nshobora kuba ntangiye iki kiganiro utameze neza, ariko nakwifuriza kwihangana kandi no gukomera niko isi igenda. Kuri kamera za Yawe TV uyu musore si ubwa mbere ahaje n'inshuro irenze imwe, iyi ni inshuro ndakeka ya gatatu. Mwagiye mumubona ni wa musore wavuye mu Bugesera uje gutereta umukobwa se cyangwa wakunze umukobwa. Uwo mukobwa muramuzi yitwa Aisha. Aisha mwagiye mubona ibiganiro bigiye bitandukanye ku yandi macano ngo yasabye no musore amafaranga yo kwisukisha cyangwa yo kumusohokana. Uyu musore nawe mugenda mumubona mu biganiro bitandukanye ku macano agiye atandukanye ati hari n'abantu yariye amafaranga. Ibyo nabyo ndaza kubikomozaho, tuze kubihuza, tuze kugera ku rukundo rwe na Aisha uyu munsi aho rugeze. Mwagiye mubona ngo bamwoherereje amafaranga menshi koko kugira ngo ahe Aisha. Reka muhehe ikaze kuri kamera za Yawe TV. Murabizi nyine amazina banyita Eminyawe 2020. Uranyarukira kuri Instagram yanjye niko uri bubisange. Reka ngo ikaze kuri kamera za Yawe TV. Yes, murakoze cyane. Umeze neza? Ya meze neza nta kibazo. Urakomeye? Yego meze neza nta kibazo. Urumva wishimye? Ndishimye nta kibazo ibintu aho ngaho. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Cyane. Ndashimye. Mu Bugesera muri aho? Turakomeye n'izuba ryinshi. Yes, rero ndagira ngo wibwire abantu, nibwo bwa mbere dukoranye interview uri wenyine. Nifuje ko tuyikorana wenda Aisha dahari, wenda kugira ngo ngire utuntu tumwe na tumwe n'utundi mbasha kukubaza, wenda utarivuge ngo urikanga Aisha araza ngo bigende gutya cyangwa se wumva ko ari we wanumye. Urukundo rwawe na Aisha urugeze? Urukundo rwanjye na Aisha ruracyakomeje, ni ibintu biri aho ngaho. Kuko nta gisubizo kizima yari yamereza kugeza na n'ubu ngo turavugana bisanzwe. Yes, njyewe abantu barabizi twakoranye interview ya mbere mbwira ati mpuza nura mukobwa niduhura musabe urukundo. Ndabikora. Mbonero no gushimira Scenario wabigufashijemo cyangwa nanjye wamfashije cyane. Urukundo urarumusaba kugeza n'uyu munsi hari abantu bataremera yuko koko ari ibyanyabyo, ati ko ari agatwiko. Ubyumva gutyo wumva bihagaze gute muri wowe? Oya nago ari agatwiko kuko nago ngiye nafata igihe cyangwa mvi Bugesera nze kumureba cyangwa sinzi niza niba ko abantu bose ari ko babibona, ariko nago ariko biri. Aisha ndamukunda gusa nago nzacika intege. Nago ari ugutwika, ahubwo ni urukundo ngiye nifitiye muri njyewe nanjye ubwanjye nazi iyo rwaravuwe ko ibintu byaranunguye cyane. Ni urukundo umukunda Aisha, ariko se ubona gukunda we? Wapi Aisha iyo ndebye mbona nta rukundo amfitiye ruhagije cyane, kuko sindamenya kuko tugana gutya bisanzwe mwagerageza kumwinjiza mu rukundo nkabona nyine we bifitamo nk'ibintu biri aho ngaho, kandi njyewe
ibyo mubwira byose babikuye ku mutima. Kugeza izi saha abantu benshi bamaze kukumenya cyane kuri Aisha, abantu bakibyumva yuko ari agatwiko kawe cyangwa ari ugushaka kuba umusitari, bihagaze gute? Oya, ntabwo ari ugushaka kuba umusitari kuko ibi bintu ndakeka ko nibwo bwa mbere nayo ngaragaye mu itangazamakuru. Ntabwo ari ibintu wenda natangiye kera ndimo, nanjye ibintu uko ari ibintu najemo, dore ko nawe wamfashije nkabona uzanye kamera dutangiye gukora, ndi gusaba urukundo Aisha kugeza na n'ubu ngubu si ugutwika. Nanjye nuko wenda ari inkuru wenda nawe ushaka kuba wayifata, ariko urukundo nirwo rwamvanyira rukanzana inaha ngo rwankuye ko rwese rurukanjyana iwanyu ko munini. Yesu, ni urukundo ruba rwagukuye mu Bugesera rukakuzana no mu mujyi wa Kigali uje kureba Aisha. Amafaranga yagusabye warayamuhaye, yongereye iki? nta cyahindutse na n'ubu ngubu, kuba wenda amafaranga yarabonetse akayabona n'ubundi mura nta kintu mbega kigeze gihinduka, n'ubundi ni nk'ibisanzwe, biracyari kwa kundi. Ubwo na n'ubu ngubu ndi kwibaza ese ubu ngubu nzakora iki kugira ngo byibura nyumve, byaranyobeye. Ubwo nyine ni ibintu uri aho ngaho, nanjye negeje kuzabona ikiri ku mutima wiwe, basi nkabona ansubije igisubizo kizima, kuko ibyo byose ndi gukora ndagira ngo anyemere urukundo dukundane, nk'ibyo gusa ubundi nshaka. Ese kuki wahisemo kubishyira mu itangazamakuru bro? Ni ukuvuga ngo impamvu nahisemo kubishyira ku itangazamakuru, urabizi ko byatangiye niyo tuye twavuganye kugira ngo umuze nawe, noneho ntabwo wowe waje ufata inkuru ndaba, noneho reka ubwo dutangiye wowe wazanye nuza kamera tugakora inkuru turi kumwe, wamuje nawe, reka n'undi bizakomeze paka n'ubundi abanyarwanda babibone, kuko si ukuvuga ngo ntago ari ukuvuga ngo ni ubushake bwanjye kuba nafata inkuru nk'iriya y'umukobwa y'umutipe wakunze umukobwa w'i Kigali ngo nshyire hanze, kuko ndabizi neza ko irebwa n'abakobwa benshi cyane. urumva ko nyuma yiwe niyo bizarangira nyanze, biragoranye cyane kuba nateta nk'undi mukobwa akanyemerera avuga ati narakubonye ahangaha umukobwa ari gukatira, ubwo nanjye ubwo ngubwo mbega urumva byaba ari ibintu birebire cyane, kuko urabona ko biri guca ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye. Bivuze ko atari agatwiko, bikuri ku mutima, ibyo ukora byose ni ibintu biri ku mutima wawe. Bindi ku mutima pe, njye ntabwo najya gutwikira ku iyo nkuru nk'iyo ngiyo y'umusore umukobwa ari gukatira, kuko icyo ntabwo ari ikintu cyiza wakwereka abanyarwanda, kuko ndabizi neza ko uriya mukobwa kuba mukunda naramuka nyanze abanyarwanda muri rusange cyangwa n'undi mukobwa wese najya guteta ambwira ati reka wa musore we wagaragaye nabi kuri imbere y'umukobwa, urumva ntabwo ari ikintu cyiza naba ndi kwerekana, ntabwo ari ugutwika pe. Yes, ati ntabwo cyaba ari ikintu cyiza uri kwerekana. None uriya muntu wabahaye amafaranga byagenze gute, yayaguhaye gute? Ni ukuvuga ngo twakoze ikiganiro cya mbere, hari ikiganiro twakoze kuri channel none bita Nyaruka TV. Ubwo Aisha arangora cyane n'ubu ngubu, arangora cyane, arangije arambwira ngo kugira ngo ngiye nzaguha urukundo nuko uzashaka amafaranga 100,000 ukansohokana byibura nk'icyumweru cyose kugira ngo mbe naguha urukundo. Ubwo rero nta mafaranga nari mfite, nambwira nta mafaranga mfite, gusa mfite udutungo mu rugo nazatugurisha, noneho nkaraka ibyo 100,000 nabibona, zari ihene 2 nari mfite mu rugo, nyine n'uduhene duto cyane. Noneho nkashaka ayo mafaranga ngateranye nkayazana, basi ibyo byumweru 100,000 ndamutse mbibonye nkaza nkamusoka no nkuko yarabinsabye, ariko akanyemerera. Ubwo rero twabikoze gutyo, ngiye mubwiza ukuri, mubwira ko nta mafaranga mfite, ariko ndaza kugerageza uko nshoboye nkagurisha utwo dutungo, noneho nkabona amafaranga musohokana. Ubwo no abantu bakurikirana iriya channel harimo umugabo bita Pacifique, banza ari Pacifique,
ntabwo nibuka neza noneho arebye iriya nkuru aravuga reka nifashirize Kaganga mufashe abone amafaranga kugira ngo ajye kugurisha ayo matungo y'iwabo ngo yo kugira ngo asohokane umukobwa. Abanyureje amafaranga 75,000 niyo mfite 25,000 yamaze kugurisha agatungo kamwe. Ubwo ranyohereza amafaranga yaburagaho abwo mu 100 yahise anyuza 75,000 Aisha ndayamuhereza. Arayakoherereje Aisha urayamuhaye? Narayamuhaye rwose pe. 75 75 arabikukana. Yarabikukaye rwose ko n'ubundi ari byo yari yansabye. Aramuhereje tunywamo byeri basi asigaye ndayamuha. Mwarayanywereye? Oya nakuyanywera ko n'ubundi nabwo nayo mfite ubwako atari buyemere kuko urumva amafaranga 100 byo twakoreshemo 10 urumva ntago nayo kuyamuhereza gutya ku muhanda. Twagiye twicara turasangira byibura ngira ngo ndebe ko yafungura umutima wanjye ugatuza. Ko hari aho wagaragaye utera ivi byari bimeze bite? Ntago ari byo bishobora kuba byarasembuye Aisha akavuga ati reka nanjye nkunanize? Ibyo ngibyo nabitekerejeho kuko ngiye nanze gutuza muri ngewe ko na Aisha na n'ubu ngubu sinzamureka. Bira byose nagiye mbikora ari ukujya byibura abone ko mukunda. Byose mbikora kugira ngo abone ko mukunda nta rwango mufitiye mu bushobozi buke bwanjye. Yego. Utera ivi? Ya narayiteye. None urumva utarihuse bro? Wenda ko hari wenda nk'umuntu ushobora kukubona ko hari comment nagiye mbona bavuga ati uriya muhungu ashobora kuba ari umusazi cyangwa afite nka trauma ukuntu. Wowe ushobora kuba wakunda umuntu umunsi umwe ukumva ko ari buhita guha urukundo ataranarukwemerera ukajya gutera ivi? Ya nukuvuga ngo ubundi urukundo hari igihe rukuyobora rukagukoresha ibintu byinshi cyane kandi nabwo aho utagashatse harimo n'ubugoryi. Wowe uravuga uko bishaka buriya sinzi niba nawe warakunze ajya ukunda umukobwa bikarengera cyane pe. Wowe noneho urukundo rugasa naho rukuyobora ahubwo ugaza gukora ibintu bikujemo. Ngiye numvaga ari bwo buryo bumbangukiye kuba nahita mbikora kugira ngo ubone ko umukunda. Niyo mpamvu nabikoze kuri yego. Uhitamo gutera ivi? Narayiteye rwose pe. Aragushwishkuriza? Nose wabigenza guteze n'ubundi yane umushoti ariko ntago nacika intege. Sinzi nanjye ibintu cyakuzara amaherezo yabyo ko na n'ubu ngubu mba numva ko ikintu cyose yanyaka ntanakwiba ariko byibura mu rukundo kuko ubwo ashobora no kuza kubyumva noneho akazanyaka ibya mirenge nabasha kuba nabona. Urumva ntago nzajya mbona inkunga z'abantu. Ati wanakwiba kugira ngo Aisha guha urukundo? Wakwiba kuko umukobwa erega umukobwa ni umwami. Rose ubwo ubu mu rukundo rwanjye nadore bimaze nk'ukwezi kose. Ariko ingendo maze gukora ni nyinshi cyane. Suko naba nabuze ibyo nakora. Ariko urukundo ruravuna pe. Ubu uyu munsi Aisha kuva wamuhara amafaranga 75,000 aramutse guhamagara akakubwira ati sinigeze ngukunda, nta nubwo nshaka ko njye nawe wongera kumvuga, nta nubwo nshaka ko twongera guhura, wabigenza ute? Ukurikiza umwanya wataye utekereze kuri ibyo bintu byose. Uwo muntu abahaye amafaranga urayamuhaye, ubaka kanya aramutse avuga ngo sinshaka kongera kukumva, ibyo wakoze waramaze, wabigenza ute? Sinzi ndumva kuri njyewe ibyo biramutse bibaye byambabaza cyane bya hamwe nuko byatuma n'ubuzima bwanjye mbubura kuko ntabwo natekereza kwiyahura amana nakwiyahura kuko urebye igihe naba narafashe cyose n'ibyo nagiye nkora byose n'ingendo na n'ubu ngubu ndimo ndakora n'igihe cyanjye cyose mba nafashe bingana yuko biba bingana nuko umuntu yaza akamfata akanyica aho ngo ame icyo gisubizo wanyica nkavaho kuko maze gutakaza ibintu byinshi cyane
nanjye bwanjye nabashe kuba nafata ngo mfate umwanya mbe nayibara, gusa Imana izabimfashemo n'ibizabe, kuko bibaye nashiduka ubuzima bwanjye mbwibujije. Rero reka nkugire inama mbere yuko dukomeza ikiganiro. Burya Imana yaduhaye umutima wo gukunda, nibyo nta muntu udakunda, iduha n'ubwenge bwo gutekereza icyo twagakwiye gukora, iduha n'umutima nama. Urukundo nizo uzarusha ubwenge bwawe imbaraga, sibyo? Buriya nawe hari ijambo uvuze ukankomeretsa cyane, nk'iyo iryo jambo uvuze ngo aramutse anyanze bise bituma nkurura, biramutse bibaye ndabikuruye ndabisanishe nsanga mbega umutima wawe isugira ikibazo cyane gikomeye. Kora ikiganiro ariko ugerageze ntukomeze kuzana kwiyonuza wenda uganisha kuvuga ngo aramutse ngo anyanze ngo habaye ibintu ibi we byibura jya ku bindi biganiro bitandukanye, ariko wenda icyo kintu wongeye kukigarukaho, kuko hakubayishe wamuhamagara musize aha ngaha rwose wenyine. Muhamagare. Oya wimuhamagara rwose ndagusabye. Aisha aravuga ati uyu muhungu ntago azi gutereta, ibintu byarabyihutisha. Kuba atakwemera si wowe kibazo? Kuba atanyemera ntago ari njye kibazo. Burya iyo umuntu agukunda urukuri kandi n'imico yawe n'imyifatire akabifata uko biri kandi bikamunyura. Abaye nkunda kuba wenda nazi gutereta nta mituma mfite ihagije, burya umukobwa yagukunda ibyo byose nta kintu yabimaze pe, kuko umukobwa yagukunze agukunda urukuri kandi bikamunyura. Niyo wazi kuvuga ati ngo sinzi gutereta, nitwara nabi, simufata neza nk'uko umuntu ashobora kuba yafata neza umukobwa, ibyo byose iyo bibaye bimuca ku ruhande. Pfa kuba afite urukundo gusa n'umutima ukunda. Yego, n'umutima ukunda. Ubu uyu munsi ugiye kubona ukabona hasohotse save the date ya Aisha, wambabare cyane, wambabare mu byo nagusabye. Ibyo bintu wikomeza kubimbwira, kora ikiganiro, dukora ikiganiro, ariko ibyo ngibyo ntukomeze kubivugaho. Oya nyine none biramutse bibaye ntago bibaye, rero Imana musho ntago yabyemera. Uyibivugaho rwose. Urukundo rwawe na Aisha uraruha amahirwe angahe ku ijana ko Aisha azakwemera mwana? Uvugishije ukuri. Arumbwiye. Urumva ubiha amahirwe angahe ku ijana ko Aisha azakwemera? Kuko buryo umuntu azagukunda nawe urabibona. Urabibona. Gusa icyo mbona hari amarenga agucira. Amarenga se nirinda kumuvugisha cyane, muvugisha rimwe na rimwe, ariko mba mbona urukundo hari igihe bizaza. Hari igihe bizaza pe, nta kibazo, kuko Aisha nawe ni umwana mwiza kandi ni umukobwa mwiza ufite uburanga kandi afite n'umutima w'ubumuntu, ntabwo afite umutima wa kinyamaswa. Nawe iyo areba nk'ibyo nkora akabona imvune zose mba nahuye nazo abiha agaciro. Naba ari umuntu koko unkunda kandi umpa agaciro, azamura urukundo, nzabikubwira ntago nzabyihererana. Gira ikintu wamubwira kikuvuye ku mutima noneho mutari kumwe aka kanya. Icyo namubwira kimvuye ku mutima aka kanya, Aisha ndacyamukunda cyane, sinzamureka, nzakomeza mukunde n'umutima wanjye wose. Nta n'undi mukobwa ubu ngubu tuvugana nakwifuza gukundana nawe, dore ko hari abantu bagiye bifuza ngo dukorane ibiganiro, harimo ngo abankunze, ariko Aisha aracyari ku mwanya wa mbere. Sinzi n'ibyo ngibyo warigeze kubyumvaho. Hari abakobwa bagiye bambwira ngo bashaka gukundana nanjye, ariko nta kintu nabafasha rwose pe. Aisha ndacyamukunda, yumve ko ahari hose ndamuzirikana cyane 100%. Wakoze wenda ngana ku musozo, kare nayindi kukugira akanama numva ubiciyemo hagati. Ndi umusore ndakunda ndanakundwa, yego, ariko n'abahungu bose cyangwa n'abakobwa babyumvireho.
urukundo rushobora kukuyobora ariko rukakuyobora ku buryo ushobora kubura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu narinde kubikubwira ngo Imana yaduhaye ubwenge, iduha n'umutima, ndetse ishyiraho no kugira icyo bita umutima nama. Icara utekereze wumve icyo wagakwiye gukora, utazirukanka inyuma y'umuyaga. Ntuzave ku izima, ariko iryo zima utazavaho uzarishyiremo ubwenge bwinshi. Ibyo byo gutekereza ngo uziyahura ngayisha nakwanga niwiyahura mwana azagumaho, azabyara abana, abyare hungu na kobwa. se ntago urumva kujya kwiyahura ntago ari njye waba wenda wishimye, kuko ntago nakomeza kuba mu buzima n'ubundi ntekereza igihe cyane naba narataye. Bro, uzi abakobwa babaho hano i Kigali kuntu bangana, uzi abakobwa ufite baba hari i Nyamata kuntu bangana. Barahari ariko none se ubu nakwaka kwiyahura ngo agukunde uziyahura? Ibyo byo ntago nabikora. None ibyo byo sinabikora, ibyo ntago nabikora. Bwo bizaterwa ariko wenda nyirizina kiri hagati aho ngaho ntago yatuma niyahura. Nawe ni umuntu mukuru. ubutumwa waha abasore n'abakobwa bakiresa urukundo? Ubutumwa naha abasore ni ukuvuga ngo byibura nukunda umuntu ugukunda, urumva, kandi ukunda umukobwa ubona ko yaguha agaciro aho waba uri hose. Ikindi kintu nabwira abakobwa ntibakagora abasore cyane, wenda nk'uko nguko nanjye Aisha barimo arangora, wenda sinzi ni wenda yaranengeye ko ndi umunyacyaro, ariko nukunda umuntu, niba umuntu umukunda mubwire ngo uramukunda. Niba umuntu utamukunda wimunaniza, utangiye kumubwira ngo niba unkunda ngo nsohokana ngo njyana ahantu, niba unkunda ngo shaka ngo menshi ngo nshyire ngo ku mutwe, urumva ko ngo nukunaniza umuntu. Urukundo rwa nyarwo umuntu nagagendera ku ibyo ngibyo, avuge ngo arakunaniza ngo ashaka ngo kumusohokana ngo umujyana ngo ahantu hahenze za menshi ku mutwe. Kunda umuntu mukunda urukuri kandi mukundane nakunanizanya. Abakobwa barananizanya cyane, rero ntibakatunanize. Wende gutya bimbayeho ntazajye undi mukobwa wananiza umuhungu nk'uko nguko nanjye barimo barankoroga nyine banjyana hirya no hino. Yego. Yes, rero ndabashimiye mwakoze kubana natwe, ndagushimira wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byawe TV. Amazina yanjye banyita Emi Nyawe 2020 kuri Instagram, following ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndetse n'ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe iteka ryose.